nguhe ikaze rero nanone ku ijambo ry'umwimerere. Karibu ku ijambo ry'umwimerere, mbahaye ikaze Jeremy Muhirwa. Shalom Bashem Adonai Elohim Eloheyi Avraham Yitzhak Ve'akov Yeshua HaMashiach. Maze אנחנו הולכים ללוחות היום. Iki tugiye kureba uyu munsi, uyu ni wa mwanya mbazanira ba bantu bava mu mubiri bakongera kugaruka ariko bageze aho bita mu ijuru rya kabiri. Uyu munsi tugiye kuganira ku muntu wa kabiri. Banje kubasuza rero mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaac na Yakobo, mu izina ry'umwami wacu Yeshua HaMashiach benshi bita Kristo. Turebe rero uwo muntu wavuye mu mubiri akagaruka uko byagenze. Banze mbashimira abakomeje kwiyandikisha, abakomeje gukora subscribe. Nawe utarakora subscribe ukande like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane, bakanguke, abantu bajye bamenya uko ibintu bigenda, bamenye ukuri, kuko ukuri kubohora imbohe. Kanda like rero tuzamuke. Twagiye kadutangire turebe uyu muntu wa kabiri uko atangira tubwira. Atangira avuga ko hashize imyaka 10 ibyo bintu bibaye, byahinduye ubuzima bwe bitewe nuko we yakoraga ibyo gusimbuka mu mitaka biriya twita abapara. Noneho uko yakomeza agasimbuka mu mitaka, aza kuvanamo ubumuga bimuviramo no kuva ku kazi. Aho hari mu kwezi kwa 12 2012 umuntu ajya kwa muganga bamutera ikinya. Bamaze kumutera ikinya kimugera ingaruka, aza kunywa imiti myinshi cyane. Noneho aza guta ubwenge, yibona yavuye mu mubiri. Uzi yavuye mu mubiri rero ngo bahita bajya ahantu hameze nko muri tunnel. Agezemo rero yumvaga yihuta cyane ariko ntiyumva umuyaga na gato. Amaze kurenga tunnel yahise abona abantu ngo batatu bari bamutegereje. Yumva urukundo rukomeye atari bwabona, atigeze abona ku isi na rimwe. Kandi wibuke naho ndi twavuze bwa mbere, abanyuze ahantu hose bumva ngo urwo rukundo ruba rukomeye cyane. Noneho we yari agishakisha ibiri kuba, nibwo yahise abona ko abo bantu abonye, yumva muri we ko ari gupfa nyine ariko byagenze. Nuko atangiye kumenya yuko ari kuva mu mubiri yapfuye, ariko noneho atangira kubona umubiri we uri hasi nyine. Bose bavuye mu mubiri, umubiri usiga hasi, bakazamuka, niko bigenda. Ugenda rero urekurana gato gato n'iby'isi, ibyo wari wiziritseho byose by'isi bigenda bikuvamo. Ariko cyane cyane cyamusigayemo ngo ni umwana w'umuhungu yari asize ufite imyaka 4 gusa. Yabonaga atabyumva ukuntu amusize. Noneho we uko yumva urwo rukundo, ukabona aho ngaho yanyuze, ukumva nta muyaga, yahise nyine yibonera ko, yisobanura ko ariko gupfa bimera. Abantu rero batatu bamwakiriye, icyo bakora baguhumuriza. Uwo mwanya wese abona ibyo bita life review, isubira mu ry'ubuzima bwawe uba waranyuzemo ku isi, ibyo wakoze byose. Nyuma rero agarutse mu mubiri, nibwo yamenye ko n'abandi uko bibagendekera. Yakoze ama research nyine, arashakisha kugira ngo asobanukirwe. N'inyuma yaragarutse asanga ariko bose bigenda babona iyo life review. Urabiko ko n'abandi bambere twavuze, iyo ugeze wenyine bahita batangira kwereka ubuzima bwose wanyuzemo, ibyo wakoze byose kuva ukiri umwana. Byose urabibona, ibyo wakoze ukiri ku isi. Iyo ukoze icyiza, abo wagiriye neza bose birabashimisha, ubona bishimye. Wakora ikibi nabyo nuko. Abo bantu batatu rero, iyo muri gusubira mu buzima bwawe wanyuzemo, bakubwira ngo wakagombye kuba warabigenje gutya na gutya ahangaha, ubutaha uzakora gutya na gutya. Iyo bakubwira ngo ubutaha uzakora gutya na gutya, utangira kumenya ko uri bugaruke, cyangwa se bari kongera kukohereza ku ruhinja. Nawe rero uyabonaga bashaka kumwohereza nk'uruhinja, agaruka nk'uruhinja nyine. Noneho ya life review irangiye, baramubaza se ni iki wakwivugaho. Ahita avuga ati nta kintu na kimwe wakwireguza, ibintu byose ubireba, ntabwo ushobora kubeshya, kandi hariya ahantu nta mpaka zibayo, nta kintu bita impaka zibayo. Ariko ngo yarakirakaye cyane kubera umuhungu w'imyaka 4 yasize,
arababwira ati mwebwe yaba ubayoboye ukuyobora ubuzima bwose ukuriye ibintu byose mwebwe mutwohereza hano ku isi nta muntu n'umwe utubwira icyo gukora none mwarangiza mukavuga muti twakoze ibintu nabi. Arababwira ati ariko nimuramuka munsubijeyo mukanyereka uko nakwitwara nzikosora nzabikurikiza. Noneho akimara kuvuga ibyo bintu yumvise ameze neza ko yabonye ko bagiye kumusubizayo ko bari bumugarure. Hahise hamera nk'aho ijuru rifungutse, noneho ngo yumva abantu amamiliyoni n'amamiliyoni baza bameze nk'urumuri, noneho bose batangira kumuvugishiriza icyarimwe. Wumva amajwi nyine yose aba kuvugiraho icyarimwe, abantu bameze nk'amamiliyoni n'amamiliyoni b'urumuri. Ba bantu batatu bari kumwe nawe rero baramubwira, abo bantu bari kuvuga ayo majwi wumva ni ubwenge bari kugushyiramo kugira ngo nugaruka uzabashe kubisangiza abandi. Kuki rero ugomba kubisangiza abandi? Ngo nuko ikiremwa muntu kiri kurimbuka kubera bino twita ngo free will, guhita amahitamo ufite, ubushake bwawe. Buri muntu afite uburenganzira bwo gukora icyo ashatse. Ayo mahitamo, ubwo burenganzira abantu bafite ngo babukoreshe nabi, kuko abantu kuri ino si ntabwo bafite amahitamo yose imbere yabo. Tuvuge ibyo twibereyemo ni bibi gusa kuko Satani yafashe isi yose mu gapfusi. Ntabwo abantu bafite amahitamo Imana yagombye kuba yaraberetse. Yabonye rero ko bibaye byinshi cyane, noneho ari hafi kuvuga yuko bimurenze, agira Imana, ahita yumva wa muntu umwe muri babandi bamushinzwe avuga ati wishaka kubyumva ubu uzabyumva nusubirayo. Aramubwira ati ihangane birangire, uzabyumva neza nusubirayo. Uzagende nugerayo uzakunde byose kuko nawe uri byose, kandi ntuzagire ubwoba kuko ubwoba nibwo burimbuye umuntu kuri ino si. Uzarebe gukorera ku bwoba. Niyo mpamvu ubona ku mateleviziyo yose hirwa ibintu by'ubwoba, ahantu hose baguteza ubwoba, no mu nsengero bakubwira ngo ubwoba. Iyi si iyoboreshejwe ubwoba. Ubyumva? Ubu bwoba nibwo burimbuye umuntu. Noneho bahita bamwohereza ngo agaruka mu mubiri. Atangira kumva ububabare, ararira cyane kubera ko rwa rukundo yarimo atarakirwumva. Bamuhanga umumarayika umurinda, ariko kwibuka byose iyo bamushyizemo bigenda bitangira kugaruka buhoro buhoro, ntabwo bizuba umwanya. Ngo nibwo rero atangira kwiga. Ni nka bya bindi urabona rimwe nakubwiye ukuntu roho iza mu mubiri yari izi ibintu ikabyibagirwa. Urabyumva? Hano bihise bihura neza. Wibuke ari heriya mu ijuru, iryo hita rya kabiri bamweretse ibyo bintu, baramubwira bati wibyitaho, ahubwo nyuma nubyiga nibwo uzongera kubyibuka. N'izi roho rero zigiye kuza zirabyibagirwa. Hano tuhari kugira ngo twishakishe, twongere tugire ububasha twari dufite mbere yo kuza mu mubiri. Urumva ko ni kimwe neza. Noneho rero niko yatangiye kwiga. Amaze kwiga rero ashakisha abantu benshi bagiye banyura muri ubwo buryo bwo kuva mu mubiri, near death experience. Noneho bya bintu bamushyizemo bigenda bitangira kugaruka. Nibwo yize ibyo bita Metatron, aniga ubuzima bwa Enoch uko yagiye mu ijuru. Kuko iyo umaze kunyura muri ibyo bintu wavuye mu mubiri ukagaruka, uhita uhinduka umuntu mushya. Kuvuga, gusenga n'ibindi byose biba bishyashya. Ngibyo gusenga twinginga rero ntabwo ari byo byatuzanya. Biriya bintu dusenga tuvuga ngo Mana ngira gutya na gutya. Yes, ushobora ngo gusaba, ariko ubundi ugomba gutegeka. Avuga ko yahindutse cyane rero, mu muryango we bose barabizi. Noneho icyaje kubishimangira n'iki? Yaje kumva telefone y'umuvandimwe imuhamagaye, imubwira ko umwana we ari muri koma kubera imiti myinshi nawe yari yanyweye. Kumwe abana nyine bakobwa bakunywa imiti myinshi. Noneho Metatron amujyana mu mwuka, amujyana ahantu habona hari abana benshi cyane ngo bari muri koma. Nibwo rero yahasanze umwishywa we, aramubwira ngo ugomba gusubira, ugomba kugaruka iwanyu gushaka, aragutegereje. Umwana aranga. Umwana yari yarakaringa iwabo cyane, avuga ati no, ntabwo nshobora gusubirayo, ntibishoboka. Ariko noneho
batangira kumwereka ahazaza h'umwana ko agomba kuzagaruka agafasha abantu. Noneho amusaba kugaruka, arakomeza aramwinginga, amusaba kugaruka, noneho aremera. Iyo rero yemeye, ikintu cyose mukora hariya mu ijuru rya kabiri, iyo wemeye biba ari ukuri, iyo uhakanye uba uhakanye. Yahise abona rero ko ari ukuri ngo ari bugaruke, kuko ngo hariya ntushobora kubeshya, ntibibaho, ntushobora kubeshya na gato. Umwana aramubwira ariko ndatinda mbe ngumye hano gato, kuko uru rukundo ruri hano nta handi hantu nari narwumva na rimwe. Ko urwo rukundo abantu bose bararuvuga, iyo winjiyemo wumva nyine uri mu rukundo udashobora kugereranywa, rurenze ukwemera. Nuko rero abwira wa muvandimwe we ikiganiro yagiranye n'umwana w'umuhungu ko yemeye kuza kugaruka. Nuko kera kabaye abyutse mu gitondo, icyo ngo mu ma saa 3 za mu gitondo umuvandimwe we amwandikira message amubwira ko umuhungu we yagarutse. Wa mwana nawe akangutse avuye muri koma, abwira se neza neza nk'uko umuvandimwe yamubwiye, bisa neza. Bose baratangara. Nuko rero batangira kumwita Imana, ariko akavuga ati no, ntabwo ndi Imana, ahubwo ushobora gukoresha imbaraga z'Imana ugakora ibintu bigakoreka. Twumva bitubwira rero, ahubwo twebwe dusa nkaho tutabitaho. Agira ati ushobora gufata ikintu icyo ari cyo cyose ukakizereramo, icyo ari cyo cyose. Icyo kintu ntabwo aricyo gifite imbaraga cyangwa aya mahirwe, ahubwo ni ubushake ubikorana n'umutima wawe wose, n'imbaraga zawe zose, n'ubwenge bwawe bwose, bituma ibyo bintu bikoreka. Icyo uvuze cyose ukagishyiraho ubushake kirakoreka. Avuga ko yasomye mu ijambo ry'Imana ko ururimi rwacu ari rwo rurema ibibi n'ibyiza. Byose yagiye byiga nyuma. Ibyo dukora byose, yaba mu magambo, yaba mu bitekerezo, yaba mu bikorwa, byose biraba. Impamvu tugomba kureba uko twahinduka twese kugira ngo tujye dukora ibintu bikoreke, kubera ko dukurikije umurongo w'Imana. Iyo rero utekereje nabi cyangwa ukivuza ibintu bibi byose, bijya muri rya juru rihita rya kabiri aho ngaho, noneho bikabona kugaruka. Urumva? Urabivuga cyangwa ukabitekereza. Iyo ubitekereje cyangwa ubivuze, cyangwa icyo ugizeho igitekerezo cyose runaka, byose bibanza kujya muri rya juru ryo hejuru rya kabiri, bikabona kutugarukira. Iyo ukoze ikibi rero usanga ikibi imbere, noneho wakora icyiza nacyo ukagisanga imbere. Ibyo twese turabizi, ariko ntabwo tuzi impamvu yabyo ubisanga imbere. Nuko nyine niko bimeze, niyo mategeko y'ijuru, niyo mategeko y'Imana. Ukora iki ukagisanga imbere, wakora icyiza ukagisanga imbere. Icyo uvuze cyose nicyo ubona. Ivuga ibyiza gusa iteka ryose, nibyo uzabona. Wivuga ibibi, kuko ibivuze ubu bikurura. Ubwoba nibwo bwonyine bubuza abantu kugera ku ntego zabo. Ese wari uzi ko ufite imbaraga zirenze z'umurengera utazi, zagiye zikwamburwa mu buryo bw'amayobera? Kanguka ushaka Uwiteka azigusigazire, aziguhe nanone yongere zigusubizemo. Urumva ko ibintu byose birashoboka. Kwizera, kuvuga ibyiza gusa, kandi noneho twemera ko ijambo ry'Imana ryo rifite imbaraga zibijamo ubwo bushake n'ijambo twakoresha kugira tuvuga, dutegeka ibintu kugira ngo bikoreke, kuko izo mbaraga ziri muri twe. Mbashimira abanye nanjye. Uyu ni umuntu wa kabiri mbazaniye, wenda tuzajya dukomeza dushaka n'abandi, kuko ibi bintu byanze bikunze biradufungura, bikadufasha ibyo babona iyo bavuye mu mubiri bakagaruka. Kanda aho like rero, ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane. Subscribe, ubusangiza abantu bose, kandi ukomeze ukunda ukuri. Shaka ukuri ubusangiza abandi, kuko niba nta kuri kuri muri weho ntago uzabona Imana. Ndabashimiye rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, toda haba, tov meyod.